Reka mbaye ikaze nanone mu gikoni. Kimwe mu bintu nkunda cyane harimo guteka, ariko noneho nkakunda no guteka ibiryo biri simple. Ngiye ntago ndi wa muntu ukunda ibintu bizambesha mu gikoni imyaka nayindi. Uyu munsi rero tugiye guteka iki? Tugiye guteka igitoki, duteke n'inyama z'inka, duteke n'imboga, imboga zisanzwe za dodo, ariko ngiye kwereka uburyo nyine ushobora gutegura ibiryo biryoshye kandi biri simple, bitagusabye ngo ugiye guteka ngo gatogo cyangwa se ugiye guteka ibintu mu buryo budasanzwe, ibintu biri simple ariko nyine nkakwereka uburyo ushobora kubishyiramo flavor bikaba ibiryo bisanzwe nako bidasanzwe kandi byari bisanzwe. Rero nkuko nababwiye, iki ngiki ni igitoki. Ni igitoki tugiye kugitogosa. Iki gitoki rero ngiye gushyiraho umuriro, nibyo biryo tugiye guteka. Hanyuma mu bindi ndi bukoreshe hari izi nyama nkuko nabibabwiye, ni inyama z'inka za roti. Ushobora no gukoresha izitari roti, wenda ugakoresha inyama z'imvange bisanzwe, ariko nyine aya mazi muri kuramo nayo uko nazogeje nyine kumwe woza inyama hagasigaramo andi mazi make, ntago ndi buyakuremo, ndi buzirekere gutya biri bumfashe kugira ngo nziteke nyine zize ano mazi arajya kujya gukamamo, nanjye ibiryo byanjye birimo bishya bimeze neza. Iyi ni black pepper, ngiye gushyiramo black pepper nkeya. Ndashyiramo na soy sauce, nayo ntabwo ari nyinshi, ushyiramo gakeya kugira ngo gusa nyine ibiryo byacu tubishyiremo uburyohe bw'ibirungo bigiye bitandukanye. Iyi ni cayenne pepper, ni ubwoko bw'agasenda. Nkanjye kuko ntakunda urusenda, ntajya ndya urusenda, nkunda gukoresha nka cayenne kuko ni agasenda nyine gatuma bizamo akantu ka spiciness nyine k'agasenda, ariko nanone rukaba atari urusenda rukaze. Hanyuma ntago twakwibagirwa umunyu nawo wirinda gushyiramo mwinshi. Ushobora gutestinga utetse ukaza kumva uko bimeze, ariko ntabwo ari ngombwa gushyiramo umunyu mwinshi. Hanyuma hano muri frigo mfitemo tungurusumu na tangawizi. Kubera ukuntu nkunda kubiteka kenshi, navuze se ntago nzajya mpora ndi gusya tungurusumu, ndi gusekura tungurusumu na tangawizi. Hanyuma ndabitunganya nyine, ndabisekura ubundi ndabisya nyine biba ino paste imeze gutya. Iyi ngiyi ni tungurusumu iri kumwe na tangawizi, nabyo nkashyiramo, hanyuma ubundi nkahita mvanga. Ufite ibi birungo wabishyize mu nyama zawe, umva nta kuntu zidashobora kuryoha, kuko ubu ufitemo ako nyine cyane tungurusumu na tangawizi. Ubundi inyama ugiye guteka, zaba izi nkoko yabe izinka, ngewe nkunda tungurusumu na tangawizi cyane. Nawe uzabikore uzumva difference. Ufate tangawizi na tungurusumu ubisye neza, ubisekure, hanyuma ubishyire mu nyama mbere yo kuziteka. Uzambwira ko utazumva hari difference nini mu buryo inyama ziza gushya nyine ziryoshye. Murabona ko rero inyama maze kuzimarina muri bya birungo. Ushobora no kubikora wenda uramutse ufite nka frigo, ushobora gukora izi nyama nka gutya uzaziteka ku munsi ukurikiyeho. Uko zirushaho gutinda muri marinade, muri ibi birungo nyine zibereye nko muri frigo, niko zirushaho kuryoha. Hari n'igihe hari n'abantu bamarina inyama bakazibika nko muri freezer nyine zimarinnye, ku buryo ujya kongera kuziteka umva zaramaze kunwana n'ibi birungo neza. Hanyuma rero hahandi twari dutetse igitoki, tugiye gucana no kurindi shyiga dutangira guteka za nyama. Ni ibintu byihuta cyane, ni ibintu byoroshye. Ukoresha amavuta makeya, hanyuma turindire nyine namara gushyuha dushyiramo za nyama. Igitoki nta munyu ndi gushyiramo cyangwa iki, kubera ko turagiteka mu buryo bw'umunyigi. Nitumara nyine kubona cyahiye, turagikoramo umunyigi, turakirya ari umunyigi, tukirishe nyine n'akanyama keza karyoshye.
n'utudodo ku ruhande kwako nyine imboga ni ngombwa cyane. Inyama ntago ari imboga, inyama ni proteine, inyama ntago ari imboga. Harya imboga zibamo iki? Zibamo vitamine A, zishobora kuba zibamo vitamine A. Imboga rero n'inyama n'uburisho busanzwe uburiye nyine indyo yuzuye ukaba umeze neza cyane. Hanyuma rero aya mavuta amaze gushyuha mu buryo buhagije, icyo tugiye gukora ni ugushyiramo za nyama. Ngiye kuba mfundikiye mbanza mbihe umwanya nyine kugira ngo izi nyama zishye buke buke zipfundikiye. Hanyuma rero ubu kuri iyi panu ngiye guhita ntekaho ziriya mboga. Ibiryo byanjye birihuta cyane, birasa nkaho byose biri buhire rimwe. Ngabanye umuriro kugira ngo rero nta kantu nyine ko kurya ibivuta byinshi katari ngombwa, ariko ndagakunda. Ndakoresha bleu blanc kugira ngo imboga dodo ngiye guteka zize kuba zifite akantu k'uburyohe nyine wumve ziraryoshye. Ndakoresha bleu blanc. Ushobora no gukoresha amavuta asanzwe, cyangwa niba ukunda nk'amavuta y'inka nayo ushobora kuyakoresha bitewe nyine n'ibintu ukunda. Buri umuntu ateka bitewe n'ibintu akunda n'ibintu bimuryohera. Ubwo rero ushaka bleu blanc gakeya, hanyuma nshyiraho za dodo, imboga dodo zisanzwe nyine twakase. Imboga naho ndacyashyiramo umunyu mukeya. Hari igihe wazireba gutyo ukagira ngo ni nyinshi, ariko nizimara gukubitwa n'umuriro zirahita ziba dukeya nyine. Hanyuma kugira ngo bishye vuba, nanone buri iyo upfundikiye ibiryo bituma bishya vuba. Ipanu y'imboga nayo ndayipfundikira, ngerageza nyine kubiha umwanya. Birinda kubiteka ku muriro mwinshi nyine kugira ngo bidahita bishirira, kuko igitoki kiri hafi kubira. Inyama nazo rero hatuzisubire, ubona ko zagiye zibye ya mazi twari dufitemo utabonaga cyagiye maze gushyiramo ibirungo. Ubu ngubu uri kuyabona ko zagiye zibyara amazi. Aya mazi arajya kujya gushiramo. Inyama zahiye zimeze neza, ni inyama nziza zoroshye ku buryo nyine uba ufite inyama zimeze bien. Nako ziracyari mbisi mu kuntu muri kubibona ko hagiye harimo izikiri mbisi zitari zafata ubushyuhe neza. Komeza nyine ubicungira hafi ugapfundika. Ibintu byanjye byose birimo birankenera mu mwanya umwe. N'izi mboga zirankenera ka byose mbirebere rimwe. Abona ko za mboga bazishyize ku muriro muke uringaniye, zirimo ziragenda zishya nyine gake 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 gake. Turakomeza gutya nyine mpaka zihiye, nta bindi bintu by'ibirungo byinshi turi bushyiremo. Ngiye kimwe mu bintu ntakunda ni ugushyira ibintu by'ibirungo mu biryo
biryo byose wenda dufate nk'ubu mu nyama harimo ibirungo byinshi kandi biri heavy bisa nkaho nyine biremereye, nta mpamvu rero numva yo gushyira nanone ibindi birungo byinshi mu mboga, biba bihagije nyine iyo washyize ibirungo ahantu hamwe. Ngewe burandi bene wa muntu utajya unakaranga ibirayi, kwa kundi abantu bateka nk'ibirayi n'imboga ku ruhande. Ntabwo nshobora kuba natetse imboga ngo noneho mfate n'ibirayi nabyo ngo ncamutse amavuta nshyiremo igitunguru nabyo mbisimbizemo. Oya, ndabibiza bikaba ari ibirayi nyine bibijije mu mazi gusa birimo n'akunyu gakeya, ntanatetse n'imboga ziryoshye nyine ku ruhande bikaribwa hamwe. Na kwa kundi bashyira umunyu mu muceri, keretse nyine ari umuceri ukaranze, ariko mu muceri usanzwe kuma umuntu ashyiramo utuvuta mba numva ari ukongera konsomasiyo nyine y'amavuta, kongera nyine gukonsoma kantite nyinshi y'amavuta kandi mu buryo butari butume ibiryo biryoha, kuko iyo watetse imboga ziryoshye icyo wazirisha cyose gitetse neza kitashiririye biraryoha. Ariko uwo nguwo ni ngewe, kuko kujya muri gym byarananiye, ntago nabona imbaraga zo kurya amavuta cyane. Hanyuma imboga tumaze gucekinga uko zimeze, tugiye gusubira kuri za nyama. Umva, inyama zabaye inyama neza neza, zabyaye umufu. Nabonye umufu. Urebe ikintu ngiye gukora, kuko ntashaka gutakaza iyi sosi, nyiretse yaza kugera higakama, ahubwo ngiye kuyiyungurura nyikuremo nyishyire ku ruhande, nkomeze nteke nza kuza kongeramo nyuma nyine n'ubundi komeze ibisosi. Isosi ndaza kuyikoresha mu kanya nintangira gushyiramo inyanya n'ibindi byose, ndahita nza kongeramo iriya sosi nyine iba ari ikora isosi. Nongeyemo utuvuta duke kugira ngo izi nyama nyine n'ubundi zibone ikizikaranga, kubera ko ngo amavuta yose nari mfitemo agendeye muri iriya sosi, mpamvu nongeyemo dukeya. Uri kubona ko rero za nyama hagiye zishya gake gake zumutse neza. Ubu noneho nashyiramo ibindi. Hano dufite poivron, dufite n'ibitunguru, n'ibyo nkurikije gushyiramo. Ako mbona bisa nk'ibyatangiye gushaka gushirira, ndasukamo ka gasosi gakeya cyane, niyo nkomeze ngaragure. Kuko nabibabwiraga za dodo zamaze gushya, nta kindi kintu dusigaje, zahiye zimeze neza. Igihe cyo kwarura dodo cyo cyageze. Nkiyo ndangara gato rwose nari kuba nshiririje, ariko ngarukiye igihe. Nako bya bitunguru na poivron nabyo byatangiye gushya. Ikindi gihe ntajya nkunda gukora cyane n'ugutogosa inyama, ngo niyo wazitogosheje nyine hari nk'uburyohe bwazo uba watwaye. Ngiye gukata izi nyanya, zirahase. Ushobora no kuzisya wenda nko muri blender, icyakorohera. Unizo ngiye guhita nshyira muri ziriya nyama. Ka nyama na bya bitunguru na poivron nabyo bimaze kuba inshuti, kuko ibitunguru nyine birimo biragenda bishya neza n'izi poivron. Hanyuma nkatashyiramo n'inyanya.
izi nyanya zigiye kugenda uko nguko hagiye hari utunyama dufata munsi, inyanya zigiye guhita zibikuraho. Ubu izi nyanya tugiye kuziha akanya nazo zorohe, mbese zibyara isosi. Ntabwo mutangiye kubikunda se. Igitoki cyo ndi bugikore neza, ndi bugikoremo umunyigi, ari uko izi nyama zimaze gutungana, wenda zisigaje akanya gato ko kubira kugira ngo tutaza kubikora igitoki kikaza gukomera. Iki kirungo rero cyitwa cloves. Ni kirungo cyiza kijya no mu cyayi, kiba cyenda guhumura nk'umwenya ku bantu bazi umwenya, ko kiba cyenda kumera. Ariko no mu nyama kiraryoha. Rero ndacyongeramo, ndagishyiriramo hamwe na sauce tomate. Nyanya zo murabona nyine ko zahiye, zamaze kunywana n'inyama neza. Ibingibi rero nabyo hari abantu bajya bakora ikosa batetse inyama, ugasanga afashe sauce tomate ikimeze gutya nyine ikiri mbisi, ugahita usukamo amazi. Ukibaza impamvu uteka isosi, uteka inyama ukabona ntabwo isosi yegerana, ukabona ntabwo isosi iryoshye, ntabwo isa neza, bikakuyobera. Iryo rero ni ikosa. Niba wari usanzwe ujya ubikora, ntufate akanya ngo sauce tomate uyireke nayo ibanze ishye, kuko buriya ziba ari inyanya nyine wenda zaciye mu ruganda, ariko nazo ziba ari mbisi, ziba zikeneye kugira ngo nyine ubanze ubiteke. Ni kimwe nk'uko ufashe nk'inyanya ukazikaranga, mu gihe zitaranashya ugahita usukamo amazi nta cyavamo, ariko iyo urindiriye zikabanza zigashya, ziregerana nyine zikabyara isosi nziza. Rero na sauce tomate mujye muyiha akanya rwose, uyireke ibanze ishye, uyireke ibanze ifate mu biryo uyitetsemo, hanyuma ubone gusukamo amazi niba nyine ushaka gushyiramo isosi mu nyama. Ubu rero tujye gupfundikira, tureke sauce tomate ishyeho gakeya. Nakatiyemo imboga niho ndi buriyunguriremo y'amazi. Y'amazi nyine yadufashije kubiza igitoki, mere nk'ushaka kugikoramo ubugari. Ni ibingibi ukomeza nyine kugeza ubwo ubonye binoze neza. Ufite igitoki cy'umunyigi, bimaze kubona nyine binoze ku rugero wifuza, biba ari ibyo ngibyo byatunganye. Ubu ngubu rero ngiye kuba mpfundikiye. Rero hageze wa mwanya wo gusubizamo ya sosi twari twakuyemo. Nako biradufasha cyane kugira ngo tube dufite isosi yegeranye. Burere isosi kuko idahagije ari nkeya, ndongeramo igikombe cy'amazi. Biba byiza iyo ngiyemo amazi ashyushye. Ukoresheje amazi yavuye muri cya gitoki, iyo nshyizemo ko niyo mazi ashyushye dufite ubu ngubu. Ushobora no kuba ufite nyine nk'amazi muri teremusi ukaba ariyo ukoresha. Urabona ko noneho ubu dukoze inyama n'isosi bihagije. Rero tugiye kureka bitogote neza, hanyuma duhite tugira dutegura ameza twirire. Azibonye nyama zacu ukuntu zimeze. Akantu mperutse kwiga rero ngo kabasirimu, bura ngo sereri ntabwo umuntu aziteka mu biryo mbere, ngo uzishyiramo nk'ubu ngubu birimo bishya. Ubu ngubu nanjye nibyo ndi kwapurika, ariko numvise biba ko kari sawa, nibwo uba wumva umuhumuro n'uburyohe bwa sereri neza. Ubwo nyine uramutse udakunda sereri, ibi ngibi wabyihorera, ako ka sereri kaba ari sawa, gatuma ibiryo wumva bihumura. Bya biryo byacu rero byamaze gushya. Mva wa munyigi, ibi biryo ubundi ngiye nshobora kubirya, igitoki nibyo biryo nshobora kurya nk'ukwezi kose ntarahindura.
numva ntacyo bintwaye. Umunyigi ipui reba iyi sosi ariko isosi ifashe neza iryoshye, hanyuma nkahita nza hano ngashyiraho no kuri za dodo. Ahangaha umva uburiye bya bindi harya ndavuga ngo ruzungu kinyamerika. Ahangaha uburiye ruzungu kinyafurika, ntabwo ari kinyamerika. Ingiyi ni ruzungu kinyafurika kabisa. Ni ibiryo biryoshye, Imana imbabarire sinshye. Wow. Okay. No kukanya. Mbuga iki ndakiti ko bindenze. Ibiryo nawe uzabitegure nkuko nababwiye. Ibiryo itambere cyabyo cyiza nuko nyine ntago biri time consuming, ntago bigutwara umwanya ngo umare igihe kinini mu gikoni. Kukaranga inyama, ugakaranga utuboga ku ruhande, ukafite n'akanyigi kawe wacishije mu mwuko ugahita bitungana. Uko nguko rero bigenze. Ibi biryo nizere ko muzabigerageza, hanyuma tuzabane rero n'ubutaha. N'ubundi mu gikoni turahari, n'ubundi no mu bindi biganiro turahari. Bye bye. Niba utarakanda subscribe, ukande subscribe, hanyuma sharing ino video niba hari abantu uzi bakunda guteka, bakunda ibintu bijyanye no kurya, wabwire ngo ese mujya musura channel ya Udahogora ngo murebe ibintu biba biriho. Hanyuma rero naho ubutaha. Bye bye, ndabakunda cyane.